n'iyobokamana ni imyuka irimo gukoreramo kandi abakristo ibageze kure. Iragaragara imikorere ya antikristo cyane cyane gushyiraho abantu ibimenyetso. Imyiteguro yararangiye, n'itangazo risigaje gutangwa igitondo kimwe. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze rero nshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, abakomera kuri kamera za Gusenga everyday kumwe n'umukozi w'Imana Pasiteri. Mwatangira mwibwira abantu kuri Gusenga everyday ko n'ubwa mbere mugaragaye kuri Gusenga everyday, mwatangira mubwira abantu batuyisi. Murakoze cyane, ndabashubuje bose bakurikirana icano. Amazina nitwa Munyanziza Celestine, ndi umupasitori ntuye i Kanombe mu Busanza. Mfite umudamu n'abana batatu n'abuzukuru batanu. Turabashimiye cyane, tubashimiye ko twabatumiye mukaba mwitabiye ubutumire bwacu. Imana ibahe umugisha. Abana b'Imana n'abana ba Satani abaribo, ngoba ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data twese yadukunze, rwatumye kwitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Cyo gituma bisi batatumenye kuko batayimenye. Bakundwa turi abana b'Imana. Cyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasana yuko tuzamureba uko ari, kandi ufite ibyiringiro muri we yiboneze nk'uko uwaboneye. Umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nicyo bugome. Icyaha kandi nicyo bugome, kandi muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha kuko nta cyaha kimurimo. Ndi nko mu rusengero mbaza abantu ngo ba Yesu ni bangahe, bakansubiza bati numwe. Umubare mwinshi bambwira ngo numwe. Niho njya kwasomera iyo mirongo rero yayo ibyo mu byakozwe n'intumwa, ntekereza ko igice cya 13 hari umurongo 9 mu byaho. Nintavuga ariko umuntu azashakiremo aho, nintavuga neza. Noneho nkabeka ko hariho umukoniko n'umupfumu witwaga Bari Yesu. Aho mu Bakolosayi ho ni ibice by'umurongo 11 ntibihinduka. Naho nkabeka ko hariho na Yesu witwa Yusito ubatashye. Hanyuma nkababaza noneho Yesu wawe ninde, uvuga ninde? Impamvu iki cyigisho nkomeza kukigarukamo, umuntu kandi n'isi yose irimo iribaza ku bantu bavuga Yesu. Bimaze gutera urujijo. Umujura kwiba akoresha izina rya Yesu akakwesikoroka, abasambanyi bakarikoresha bakesikoroka abana, hari n'abanyepolitike menya barikoresha harisimbi. Rero hariho kwibasa, wanareba n'imbuto ukibaza. Kandi aho nabikuye mavuze wenda ntibabyumva kimwe abantu, ariko nabwo n'uburenganzira bwo kumva uko umuntu abyumva. Ariko nigeze kujya muri taxi Kimironko muri gare, ari mvuye za Kibagabaga nzamuka ka esikariye, mbona taxi baye nkaho yuzuye, ariko umuntu ava mu muryango w'imbere hafi yo kwa shoferi aza kwicara n'inyuma nyine muri twegerane. Noneho ngewe mpageze konvayeri arambwira ngo ninjye kwicara imbere. Nibaza ukuntu taxi yuzura handi imbere heza hataruzura. Sinanibaza uko uwo muntu ahavuye umwanya usisa. Hari yicayemo umudamu hagati, uwo muntu yavuye kuri wandi wo ku ruhande mwiza. Hanyuma ndicara amaze gufunga umukandara, nitegereza umudamu wari wicayemo, mubonayo impamvu nyinshi zatumye wa muntu amwimuka akisubirira inyuma. Ariko nawe yaragize ubwoba bw'ubusa. Uwo muntu yari yiyambariye, yari umusirimu neza gikiye, ariko ibyo afite by'agahebuzo navugamo bike, kavuge bibiri. Yari yambaye impeta nini cyane ku mukondo uwo mudamu, hanyuma yambaye n'impeta noneho ku ntoki zose, ariko zicuze mu zizengurukije, zicuze mu forume y'inzoka. Kubona ko ari nk'inzoka eshanu yambaye ku ntoki. Ntekereza ko ari cyo uwo mugabo yatinye, ariko yatinye ubusa kuko byari ibyuma. Hanyuma ndamutinyuka rero uwo mudamu, nari mfite Bibiliya nk'uku, nyimukozaho kugira ngo ahindukira ndebe. Ndamubwira nti kuki wambaye inzoka ku ntoki? Aravuga ngo nuko ndi uwa shitani. Nanjye numva ngize makana akawoba. Hanyuma nshaka mbega nuko taxi yari yahagurutse, nagombaga nanjye nari kuvamo. Hanyuma abonye ko ntabaye neza, aravuga ati ntago ndi uwa shitani, ati ni umurimbo. Ati abona atari ibyuma se atari iby'umurimbo. Sinavuga ndabyihorera. Ariko tugeze hano kwa Rando ku Gisimenti, avuga ko avamo, shoferi arahaguruka. Nagombaga rero gufungura umukandara ngakingura nkamuha inzira, ariko gufungura umukandara biratinda, kamvuge ngo birananira.
niba ari ubwoba nari ngize simbizi, ariko uranana binaniye noneho ndaberereka, mbereretse gutya urumva umuntu hanyura nabi ubumugoye, ahaciye asimbutse akubita akaguru ku rugi, aravuga ngo Yesu we, arigendera. Sigara nibaza nti uyu Yesu ninde, naho iryo jambo narivanye. Uyu Yesu ninde, utese kuki atari kumuvuga? Rwose umuntu wese yemerewe kumuvuga, ariko njye nabonye yari yarengereye. Ese twabonye gute impeta yambaye ku mukondo? Urumva wa mugani wari wasi waragaragaraga, ariko siko umuco w'Abanyarwanda kazi wari uri. Noneho n'ibyo bindi yambaye aho ngaho, si umuntu yambara impeta zicuzwe mu isura y'inzoka bigaragara, nubwo ari umurimbo, ntazi ko inzoka idashushanya ikintu cyiza. Nuko nibwo nahereye aho, ariko ntangira kwibaza ibyo, ndanabisimbuka n'ibitoya, ahubwo ntangira kureba ibyo dukora kandi twerekeje izina rya Yesu, kuko iri zina tuvuga rijyanye n'ibyo dukora, rijyanye n'uko turi, bijyanye n'ibyo tuvuga. Kugeza ubu ngubu njya ntekereza nkabona ko isi amaherezo, cyangwa mvuge abayobozi b'isi, twebwe amadini abavuga Yesu tumaze guhisa urwaho rwo kuba abana batesha agaciro iby'iyobokamana kubera imiterere yacu n'imikorere yacu n'imivugire yacu. Ntabwo Yesu tuvuga ahwanye n'uwaje mu isi. Waje mu isi yaje kuducungura, yaje kudukiza ibyaha, yaje kumaraho ibyaha, niko twasomye, yaje kumaraho ibyaha. Ariko iyo urebye usanga ahubwo aho kwera imbuto nziza hagaragara imbi, hagaragara ibyaha, hagaragara imikorere mibi, imivugire mibi, imyambarire mibi, imibereho mibi rwose ubuzima. Pasiteri, ukiri aho hari urujijo muri iyi minsi rw'abantu bakoresha, twavuga bakoreshwa ibitangaza bibaho by'Imana, ariko n'ibindi bitangaza bitari by'Imana, ariko bakabivuga mu izina rya Yesu. Nangaho uraza kuhatugerera neza ingene umuntu ashobora kuvuga mu izina rya Yesu adakorana na Yesu, ari uwundi Yesu. Nawe uraza kuhatugerera. Urakoze cyane, kandi urumva ko iyo ukurikije ariya magambo navuze nubwo wese tutayasomye niho byerekezaga. Yesu yaravuze ngo naraje ntimwanyemera, ariko undi naza mu izina rye muzamwemera. Hanyuma Pawulo nawe arabivuga, aravuga ati uwo ntabwo ari umwuka ahubwo ni ikindi. Hari naho yavuze ati si igitangaza kandi ko na Satani yakwigira nka marayika w'umucyo, si n'igitangaza ko abakozi be bakwigira nk'abagabura ibyo gukiranuka. Ndetse mu byahishuweho hakavuga ngo azagera n'igihe Antikristo cyangwa Satani amanure n'umuriro uve mu ijuru ugwe mu isi, abantu bayobeshwe n'ibyo bitangaza hawe gukorera imbere yabo. Aho rero niho ruzingiye wa mugani, niho bikomereye. Ari naho umuntu akwiye kwibaza Yesu afite ninde. Muri 1995 mu kwezi kwa gatandatu narose inzozi, ni ubutumwa natambukije mu Rwanda hose ndaruzenguruka, ndetse no ku yandi ma YouTube biriho hamwe na hamwe, ariko kubisubiramo kuri nge ni sawa, ntabwo bintera ubute. Narose habaye igiterane kinini, hanyuma icyo giterane kinini cyari kiyobowe n'umugore uhetse umwana w'ikimane, abana babiri bafatanye. Hanyuma nkibyibaza ngo na Yesu araje afite inkota icyaye cyane, ba bana arabatandukanya, ikintu cyari kibafatanije aragikata arabatandukanya. Aba bana babiri kandi bazima ariko badasa, badahuje isura. Umwe yari mubi cyane nawe yigaragazaga, undi yari mwiza cyane. Hanyuma wa undi mubi cyane ari kunkumura ahindukamo igisiga. Cya gisiga
kijya hejuru ya cya giterane, mu kanwa kacyo kirekura amakanzu y'umukara tsiriri, kirayacira, indi mvugo ndayihoreye. Hanyuma ya makanzu y'imikara ba bantu bateranye b'abakristo barayafata barayambara, ariko hakaba abandi bakristo ikanzu igwa iruhande iyo y'umukara akiyigirirayo. Yesu arambwira ngo bariya barimo guhunga ariya makanzu y'umukara bashoje rya jambo rivuga ngo umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga, ariko abaswa barakomeza bakabijyamo, cyokora bakababazwa nabyo. Hanyuma mbona wa mwana wabaye mwiza cyane ahindutsemo inkoko nziza, inkoko isanzwe. Noneho ya nkoko nayo mu kanwa kayo havamo amakanzu y'umweru dede, ba bandi bagize amakenga barafata barayambara, cya giterane gihinduka umweru n'umukara. Hanyuma Yesu arambwira ngo uko ndiko haje uruvange rw'amadini, muri urwo ruvange rw'amadini niho Satani cyangwa Antikristo azarekurira imyuka ye mibi, kandi abakristo benshi bazayifata batabizi. Abanyamakenga rero bazakomeza bakorane n'umwuka w'Imana. Ibyo bintu rero ntabwo byatinze. Yesu yarambwiye ngo ngiye kugutumaho umuntu aza kurarike akujyane mu giterane ahantu, wemere ujyeyo, ariko nugerayo ugira amakenga. Ijwi ryambwiye mu Giswahili, naje kubaza barambwira ngo ni Giswahili, umva ngewe ntabwo indimi nyinshi nzizi, ariko ryari ryambwiye ngo chunga sana, nugerayo chunga sana, kama udachunga sana utapata haya. Hanyuma mbajije bagenekereje barambwira bati witonde n'utitondera hakorerwa n'isoni. Nagiye mu giterane rero, wa muntu yaje arandarika kandi ndemera njyayo koko kwa gatandatu mu giterane rya Kicukiro ahantu nahaboneye ibintu bikomeye. Nibwo bwa mbere umva ni 95, nibwo bwa mbere nabonye aho umuntu afata amavuta agasiga ku gahanga k'umuntu ndetse no ku kiganza niyo yarahashyiraga icyo gihe, umuntu akitera akikubita hasi agasambagurika. Urusengero rwose ararurangiza, rurasambagurika, kandi rwose kumbwira ngo ni umwuka w'Imana nubwo amavuta yanditse muri Bibiliya ntabwo nakwemera ko yariyo, kuko bararukaga bakambara ubusa, abagore bakabyigaraguramo. Nta mwuka w'Imana wakoze isoni umuntu bene ako kagenda. Ibyo narabyanze, ntacyo wanakora ngo binyemeze. Hanyuma ibyo rero narabibonye, nyuma nabonye ibindi byinshi nagiye mbivuga. Nabonye aho bahuha abantu, urusengero rwose rukagwa. Nabonye aho bababwira ngo nibaruke rukaruka rwose. Urumva nta mwuka w'Imana wakora, ahubwo kandi baravuga Yesu. Niho wagoreye rero, uwo Yesu ninde? Nuri pasite, umaze kuhagera ubonye abantu bose baguye hasi, wakoze burya biranagoye rero, bacana umugani ng'isoni zirisha uburozi. Ntabwo wakwiruka, ntiwapfa kwiruka ufite. Njye nabirebye ngira ubwoba, ndabyitegereza, ariko Imana aza kuzamo, haza guhaguruka umuhungu nigishaga ku gice ari igikondo sejemu, aragenda nawe baramusiga amavuta kwa kundi, ariko we yanga kugwa. Ataguye baraza bamuteraniraho, yanga kugwa. None bakajya bashyiramo n'agatego, bagatega batega mwintega, ati Imana ntitegana, nimureke yirwarize niba ariyo. Babonye ko bishakuje agiye kubyica, bamucisha mu wundi muryango baramusohora. Aho niho naboneye imbaraga zo kwiruka, kandi nanjye ndasohoka njya kumubaza uko bigenze. Icyo gihe nari umwarimu, ntabwo nari pasiteri. Arambwira ati mwari, ati biriya bintu ntabwo ari iby'Imana, ati nabwiye Yesu ntuba rero Yesu. Biriya bintu iminsi maze muri ADPR mike yandi umunyagice, sindabona bikubita hasi ngo bigaragure, kandi buzura umwuka. Sindabona bambara ubusa. None rero babine kubita hasi bakaboroga bagahebeba nk'ihene bakagira gute. Mbizi ko byaba bava ko aho n'imyuka ya Satani, yaba ari ibya Satani, nabijyamo nkaba ngiye kwa Satani. Ariko nanone nintajyayo ari umwuka wawe, kubera ko nyiri umwana mu gakiza, wahazangaya ngo napinze abantu bawe. Reka njyeyo ahubwo, niba ari ibyawe bimfate, niba atari ibyawe ntibimfate. Ati none ko bitamfashe, birerekana ko atari iby'Imana. Muri make ngo kuko nagize amahirwe yo gusohoka, mbona ndagiye. Ariko nyuma y'ubwo ahandi najyaga nabona bagiye kubikora, narasohokaga byemewe, washaka no gukinga nkagutegeka gukingura, kuko ubugingo buraheze. Abantu bavuga bate se, kubera ko abantu bakora ibitangaza bakavuga izina rya Yesu, ko batavuga muri indi zina, bakavuga mu izina. Niyo impamvu ubona babikurikira cyane. Gute umuntu avuga izina rya Yesu agasengera umuntu agakira atari Yesu,
ntabwo ugomba gusobanurira abantu bafite urujijo, abantu barimo badukurikira abatuye isi benshi bahura n'ibibazo benshi cyane, baratubwira benshi bahura n'ibibazo byinshi cyane kubera gukurikira bino bintu. Muri make ni ukudasoma nyine ijambo ry'Imana nk'uko twabivuze, no kutabisobanukirwa, kandi binagoye no kubisobanura, ntabwo narenganya n'abigisha. Ni ukuvuga ngo ijambo ryitwa antikristo niryo ribundi rigoye kurisobanura. Antikristo uko njye mbyumva ni umuntu, cyangwa se iryo jambo ryitwa antiriuye, antibare, niba ari antiriuye ni ikirwanya umugese ariko nyamara gisa n'umugese. Noneho antikristo nawe ni urwanya Kristo ariko asa. Kandi mu zandiko za Yohani haravuga ngo abo bahoze muri babanye nawe. Aba bakozi rero ba antikristo ni abantu bahoze kwa Kristo. Noneho imbaraga zo rero barazigura, uzigurisha nawe ni Satani ufite yazivanye wenyine mu bubasha bwe. Noneho umuntu yaza rero yikingije rya zina rya Kristo ariko afite imbaraga z'ingurano, hayo mavuta nyine bashaka kugenda bakicara bakayatongera bakayashyiraho ibintu, bagashyiramo izo mbaraga myuka zikazajya ububasha bitera umuntu bikamukubita hasi, wenda n'izo ndwara zanakira birashoboka. Uretse ko nabonye umubare mwinshi birongera zikagaruka. Abataye imbago ku masitade aho twagiye tureba ntabo turabona n'ubu ngo batambuke mu nsengero bashima ati ninjye wigeze guta imbago muri 90. Ntabo tubona. Bese bagiye ko badatanga ubuhamya. Wahaye inzu atanga ubuhamya, waguze igote atanga ubuhamya, wabuhawe imodoka atanga ubuhamya. Ko tutabona abantu bavuga ko bakiriye ku masitade icyo gihe bari, bigaragara ko ni ibintu bimera nkaho ari nk'amaji, bikaba uwo mwanya ariko kera ntibikomeze. Niko ntekereza inshuro nyinshi. Niko ntekereza inshuro nyinshi, ariko nubwo bubasha n'izo mbaraga zakiza yanazigira. Iri kumva ko atari kure, nantinye ntari kure. Ubwo rero mu ncamake ahubwo kandi no kujya cyahise byari biriho, yariho baramubaza bati ko twabonye abantu bavuga mu izina ryawe, twashatse no kubabuza, tubanza kuza kuko baza aravuga ati mubihorere niyo akavuze ati niburiye barimo kuvuga izina ryanjye mba nduhutse ibitutsi baba batarimo kuntuka. Ubwo zo neza tuzabigenza gute? Tuzatandukanya Abaheburayo nyakuri n'abatarimo gute? Ntabwo ati ntibizabagora, muzabamenyera ku mbuto za ibyo ari byo byose, yaba ari aya matorero yadutse amadini n'iki bakora ibyo bitangaza n'ibindi, ariko yitegereje imbuto z'Umana ntazubona, ahubwo imbuto z'isi ziba zigaragara. Uwashaka kubimenya ntabwo byamunanira, ariko noneho tugeze ubu ni amakenga. Uwo mugendana ukwiye kumugiraho amakenga, nashaka bavuga nk'isasu, nashaka bakora ibitangaza bimeze bite, ubu ni amakenga aho bigeze ahangaha. Wa mugani ibintu byarivanze kandi byera byose ubu ntabwo ari amata. Hanyuma rero abantu bagunya kujijishwa nuko ngo bavuze Yesu. Oya, Yesu cyambere twasanze ari iki? Yesu twasanze ari benshi. Wenda uwo nguwo uvuga Yesu ari mu mwuka wa Yusto, umwuka wa Yusto, cyangwa ari mu mwuka wa Bari Yesu, wo ntekereza ko ari unakora cyane kuri isi. Hanyuma rero akabaho n'umwuka wa Kristo. Rero noneho Yesu kongera kwibutsa abantu ukamenya ko ari nawe utunze ni Yesu Kristo. Hanyuma Yesu Kristo rero akaba yarerekaniye kumaraho ibyaha, nta cyaha kimurimo. Nta muntu w'Imana ukora ibyaha, hepfo niko bavuga, umuntu wabyawe n'Imana ntabasha gukora ibyaha kuko imbuto y'Imana iguma muri we. Hanyuma ariko bavuga uti gute se cyaha ni iki se? Cyaha ni iki? Aho twigeze kubyiga kera bavuga ngo icyaha ni ikintu umuntu akora abizi kandi abishaka rwose. Yewe nabigereranije mu tuzayange mu rwego rwanjye, navuze nti ubundi biravuga ngo ahirwa babariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. N'amagambo abiri, ibicumuro birababarirwa ariko ibyaha bye bigomba no gutwikirwa. Ubwo ni izindi ntuza ntashaka gusobanura none, ariko kujya umuntu ajya kwatura akimena inda akagera gute, ubwo ni nyine niyo nakwita gutwikira. Ariko igicumuro cyo niba uvuze nawe umuntu nabi akavuga imbabarira rwose ubu birangiye. Hanyuma rero icyaha mu izo ndimi zindi ko nakise navuze nti icyaha ni fraude, na igicumuro ni erreur, abize comptabilité. Ukaba washaka kwandika 1000 ariko wakanda 2 bikaba 10,000, ni ikosa ariko utari wateganije ariko rihanirwa. Ariko fraude yo uvuga ngo nzabicisha aha
mbigarurira aha biviringire hano. Icyo ngicyo ni icyaha, ni ikintu watekereje ukagikora ubizi kandi ubishaka byose rwose. Nta muntu w'Imana rero ukora icyaha biza bishaka rwose, cyokora yakigwamo, yabura imbaraga, Satani akagenda asunikiriza wanga akazaguturayo ukakigwamo, ariko ntabwo, kuko icyaha n'ubugome ko handitse aho ngaho twasomye, icyaha n'ubugome. Ntawe wafata initiative yo kugomera Imana bishaka, ahubwo abura imbaraga zo kuyikiranukira akabigwamo. Ariko noneho ubu wareba kuki umuntu arindiri, kuki iteka utabona imbaraga zo kunesha icyaha, kuki iteka utabona imbaraga zo gutsinda igicumuro. Ubu Yesu ninde utagutera ubwoba, wanyweye inzoga, wanyweye itabi, wambaye ubusa nk'abagore nk'uko gutyo, kandi birakabije pa. Turabivuga koko bakabyita ko turi abaturage. N'ejo naramubonye aho dutuye mu Busanza ukora mu kabara ahantu arimo akubura, yambaye akajipo, ntabwo namenya santimetero zako. Ikiriho nuko abamotari bamanukaga barimo ngo yambara ikariso y'umweru, ko umuntu yunama n'umwenda ntumwambike. Ibyo byo nugukabya rwose. Niyo umuntu yagumye akabyogeza akabisemba, ariko ntabwo ari umuco w'umuntu muzima ufite. Ntavuze ngo bambare ibyo bakandagira ku birenge, twe tudoda hano nubwo tunakora imyenda, ariko n'ibyo nabyo umuntu yabitekerezaho. Rero ni iki? Niyo abantu barimo kunywa inzoga, niyo abantu barimo kwiba, ari abesikoro, ari abagambanyi, ari abajura, ari abicanyi, uwo Yesu ninde bavuga? Yesu rero Kristo ni uwo werekaniwe kumaraho ibyaha. Noneho rero usanga abantu b'Imana ba Kristo baba barwana no gutsinda icyaha, ariko n'uwo gitsinze akikosora. Ntibibe fiyeri, ntabibe fiyeri wabyo ngo ubwo uriya mugore mushoboye ngo ejo nzafata n'uriya, ngo uriya mugabo ngo namukuye ibyinyo, ngo uriya ngo nzamukura ibihanga. Hari ntabwo ni muzakura mukure n'ibihanga, kuko ibyinyo bamaze kubimaramo. Ubwo rero ibyinyo babimaze muname, bashigaje ibihanga. Rero ntabwo kandi wagize ukajya mu rusengero gutendereza ngo Yesu we, ntabwo ari byo no kubyina amakorasi no gusirimba. Biriya bundi byagombye kujyana n'umutima wejejwe, ni nabwo urimo ibyishimo, bya bindi byitwa imigezi y'amazi itemba iva mu nda. Birakoze cyane. Ikintu nk'aba bantu baba barasizwe aya mavuta, nta ngaruka mu buzima bibagiraho mu bijyanye n'imyizerere n'agakiza canke n'imibereho yabo? Birakoze cyane. Mbajije ikibazo cyiza cyane. Umuntu basize amavuta akikubita hasi akigaragura, kuko ari abo basiga ntibagwe. Yataguye bugiye batabatijwe, ariko iyo uguye kwikubita hasi ukigaragura uba wabatijwe, bakugizeho ingaruka. Erega buriya nuko ibintu byose umuntu atabisobanura nyine, kubera kwirinda ingaruka ziba ziri inyuma nyinshi. Ariko buriya kera twarabatizwaga badusutseho amazi ku gahanga, hanyuma bakazana amavuta bakadusiga bakadukomeza, ngo tukaba duhawe imbaraga. Ariko ayo ngayo ntabwo yari yakagira nyine imbaraga. Yaratinze haza ndafite imbaraga, noneho zigutera zikakugenza uko nguko. Buriya ni bya bindi twanze bigenda bigaruka bigaruka mu isura. Dore ko bavuze ngo inzira zose zigana i Roma. Nizere ko batanyumvije ho ni kure. Ariko nuko katubyigereye, nkunda kuganira nsetse, ndacyakomeza ariko ubwo ngubu. Ego. Noneho rero nabo bahushyeho, nabo bagize gute, bimaze kuba byinshi. Bimaze kuba byinshi, n'abazunguza igitambaro ukabona urusengero rwose ruraguye. Ese igitambaro cyagusha umuntu? Haba hagiye harimo ibindi bintu n'ibindi. Noneho rero ingaruka mu byigisho nigisha hari kimwe kizamo ijambo rivuga ngo amayoberane. Ubundi icyigisho kiravuga ngo ndaburira abatuye isi kwitegura kugaruka kwa Yesu, bitondera amayoberane y'ubugome bwa Antikristo. Ubwo harimo ntuza nyinshi. Hariho icyambere ni kwitegura ko Yesu ari hafi, kandi ibimenyetso biragaragara. Ariko mu gihe ataraza tukitondera amayoberane y'ubugome bwa Antikristo, uko azayishushanyije yoberanyije. Amayoberane y'ubugome bwa Antikristo rero agira ingaruka ki ku muntu. Amayoberane y'ubugome bwa Antikristo nayo kwanduza umugeni. Ibyo byose, iyo myuka yose yabihereye kwa ayo mavuta n'ibindi, ni strategy yo kwanduza umugeni. Ubuzubayeho muri natire y'Imana, muri natire y'umwuka, hari ikintu uhungabanyeho, baguhungabanyijeho. Noneho ni nko kugigabura utejejwe, ngo bitera bamwe kurwaragura abandi bagasinzira. Noneho ugasanga iyo bamaze kugusiga amavuta, bamaze kugusiga ibyo byose no kubona kugaragura, ntiwongera gutandukanya ikibi n'icyiza. Niyo mpamvu mu myambarire bashima imibi ngo niyo myiza. Yaba yambaye ubusa nk'uko ubona hanze urugero ejo akibwira ngo nibwo yabahejeje, ahubwo ari byo yakoze. Hari ikintu cyabaye muri. Noneho wowe umuntu wabwire ngo nimuhaguruke intege y'Imana yanjye ibarukishe mu ruke, wowe nawe ukabyemera. Umuntu w'umugabo akemera kuruka mu ruhame,
atarwaye biba bigaragara ko ari akantu kaba karagiye baba bagiye bakwiba gake gakeya. Nicyo ayo mavuta, iyo myuka nicyo ishinzwe, ni ukugira abantu, ni uguhitagiza abantu kugira zenge bakaba zenge, noneho ntibazamenye kuzatandukanya ikibi n'icyiza. Antikristo yaza cyangwa Kristo yaza gutwara umugeni agasanga baranduye ntibahari, bameze nk'abadahari mu buryo bw'umwuka, ntibahari, baratakaye. Nicyo ingaruka zirimo. Ariko kandi burya iyo umuntu akiriho aba ari umukandida w'ibiriho. Niba warahuye n'ingorane ugahura n'iyo myuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uracyafite ibyiringiro byo kongera kuba muzima. Uhuye n'abantu b'Imana, uhuye n'umuntu w'Imana akagusengera, akakwirukana mu izo mbaraga, kuko n'ubundi twirukana abadayimoni mu bantu. Ikibazo abantu ntibabyemera ko byanababayeho, ntibabyemera ko n'inzozi zabo zahindutse n'imitekerereze yabo, ngo baze bashaka abantu b'Imana bataranduzwa n'ibyo, babarambikeho ibiganza babasengera. None se pasiteri, mu bijyanye n'imibereho y'ubuzima, ariya mavuta nta ngaruka abagira ko benshi babasigaho amavuta bakabona ngo baracuruje biremeye n'ibindi, ari impamvu bakurikira badashaka no guhinduka, ntabwo bahinduka mu bijyanye no gukizwa, bakomeza muri bya byaha, ariko muri bizinesi zigakomeza. None se ariya mavuta mu bijyanye n'imibereho y'ubuzima nta ngaruka bifiteho? Wenda cyo ntabwo nakimenya, urumva ubwo abenshi wavuga ko babigiriramo amahirwe, niba batangamo ubutunzi, niba batangamo ishaba, ubwo bakira barakira, wenda ahubwo ubugingo bukazashirira muri ubwo bukire. Ubwo se biraramba koko, ubwo ntibifite igihe? Utekereje ukuntu kubitekereza, ariko ntabwo mbizi, nabihamya, ariko iteka ibyo kwa Satani ntabwo byabura ingaruka rwose. Ntabwo byabura ingaruka rwose. Nubwo bukire ntibwaziburamo, kugira ngo zo tugenda dusenyera abantu. Uretse ko iyo tugiye kuvuga ku byago biri ku bantu, nabwo naje gusanga dukomeretsa abantu benshi. Mu gihe maze ndwaye, nanjye maze igihe kinini ndwaye, kandi nsanga nsenyera abantu kugira ngo Imana hari nanyigishe, ariko nasanze twaragiye dukomeretsa abantu benshi cyangwa tubirataho. Ugukina njye kuvuga niseguyeho, ni uko aho tugenda henshi usanga mu ngo zirimo abana bafite debilite nyinshi cyane, hanyuma muvamo byavuga, ugasanga ati bari baramutambye ngo babone ubukire. Ariko ibyo debilite n'ibindi byago byose n'umuntu w'Imana byamugeraho, byaziwe. Ejo utazabona hari umuntu byabayeho ngo ugire ngo ni uko yacumuye. Aho hantu ukiri ngaho hari abantu bavuga bati uriya muntu uko ibyago bimuga, ati umuntu w'Imana ati ntabwo yagwara, ati umuntu w'Imana ati umuntu w'Imana ntabwo yakena. Izo nyigisho zirahari zivuga ati umuntu w'Imana ntabwo yakena, ati wizeye Yesu Kristo turakira ku buzima n'ububiri. Naho hantu urabivuga iki? Urakoze cyane. Nacyo ni ikibazo cyiza cyasaba gusobanura ubugari bwinshi, ariko birya za nyigisho nazo si nziza. Mu by'ukuri hari ikintu uruhande rumwe ubona ari cyiza, hano ari umweru ariko hano ari umukara. Ibyo birumvikana niba bafata n'urupapuro babigira gutyo. Noneho rero koko pe, ubundi umuntu w'Imana hari ibintu byinshi bitamugeraho, ndetse bikwiye no gusobanura, washaka kubishimangira ko byose bitakamugeraho, kugira ngo arusheho kugira iyo confidence yo kwizera. Ariko ku ruhande rumwe, nk'umuntu uzaramba mu isi, ntabwo wamwigisha utyo. Nk'uko nabivuze, iyo umuntu akiri muzima aba ari umukandida w'ibiriho byose, ibyiza n'ibibi byamugeraho. Ubwo rero ariko izi nyigisho ziriho bise prosperity nimbi cyane, zirimo amayeri yo kuzatuma abantu batuka Imana cyane cyangwa bava ku Mana cyane. Nanjye ndabizi rwose, abajya batwigisha bati nta muntu w'Imana wakena, ukabivugira imbere y'abantu 1000 bakwicaye imbere bakennye. Icyo gihe umweretse ko nta Mana agira. Kandi Lazaro bari bakenyera abantu b'Imana n'abandi ingero nyinshi zirahari, urumva. Rero ndetse barafata amavuta rwose, tuba tuyagurishije tukayaha abakene. Hamwe atabakene murahorana, bigaragara ko abakene bazahoraho. Ntabwo rero nibyo koko Imana itanga umugisha, wowe uduha turawufite, turawirata, izaduha n'undi hore nabivuga. Ariko niyo mpamvu hacangamo nkarwara nk'uko ndwaye imyaka 2, ni ukugira ngo ntirata no ku bandi, urumva. N'ibihombo ntibyabura kuza muri mwe hagacamo akantu. Ntabwo rero mu by'ukuri izo nyigisho zivuga yuko umuntu w'Imana atakena, atagira gute, ahubwo atahura n'ibyago. Umuntu w'Imana yarwara, none se abapfa bose bapfa, hari upfa atarwaye se?
urumva ba Stefano ntibakwitaga amabuye se si ibyago se abo bose nibo babambye babacuritse si ibyago se gusa ubwo wajya kuvuga ngo nta muntu Imana ugira ibyago nta biki gihe se niba Imana yahaye favor bashya umuntu Imana yagira ibyago umuntu Imana yagira amahirwe ni umuntu nk'abandi kandi uko n'umuntu utari uw'Imana ariko abantu bose n'ab'Imana wenda utari umurokore utaramenye Yesu nk'umwami n'umukiza yagira ni nabo barafite nabo barafite bagira ibyo byiza byindi ari ayo mataje tuvuga dutegereje ari ayo majipe akomeye baranabidutanze urumva ibyo ni ibintu bisanzwe biva mu mishakashakira umuntu cyangwa mu miterere y'umuntu cyangwa mu mugisha Imana yaguhaye n'ibindi cyangwa aho simbise ahubwo mvugeho ububi bw'izi nyigisho bw'ubu buhanuzi ugasanga umurwayi arwaye Imana iramukirije wamara kwava akaba yitabye Imana uwo muryango kugira ngo uzajye kwemera Imana bizagorana Imana iwaye jipe na etaje ngewe wari wampanuriye ngo Imana impaye imodoka y'imiryango 9 twariye hakurya 9 se kajya ndeba imodoka nziza zitaza Kimironko na za hehe mu Bakire na Nyarutarama kaburi ifite imiryango 9 rimwe mbaza umuntu araseka atembagara atubwo wenda ni kwasteri ati nigira umuryango w'abagenzi ikagira uwo hirya no hino rimwe na rimwe ikaba yagira uwo kwa shoferi ikagira uwo ku mugenzi w'imbere ikagira buti ikagira na kapo nabyo 9 byanga kugera bavuga ati kandi bagucurira yawe iyo guha umuntu ibintu atazabona atazashyikira ni uburyo kugira ngo azatuka Imana ahubwo uri mu mwuka kugira ngo uzamutukishe Imana ngo kwambeshye se kwambwiye etaje se niyo nari ndimo bikabihindutse mu manegeko ko wambwiye amafaranga asenga abandi bahubwo inzara yarushaho kuba kwambwiye ko abana bajya bazabaye abategetsi bakomeye none bakaba babaye imbobo hanyuma ukavuga ati ntabwo uri Imana turanabeshya ubu ni nako abantu barimo kuvuga benshi Imana irabeshya cyangwa ntibeshya Imana ntibeshya ahubwo havuze indi myuka yiyitirira Imana yiyitirira Yesu niyo yavuze abantu bayirukanga inyuma batamenye kubicagura no kugira nibwira ko aruko rero ngize ingaruka zirimo nuko abantu babura ibyo basezeranijwe n'imyuka yita Imana bazatuka Imana kandi atari yo rwose ukiraho niye nama wagira abantu badukurikiye bagiye bahura nabo bahanuzi b'ibinyuma bagiye bahanura bitari bishanke bagiye bakurikira ibintu by'ibitangaza kuko muri iyi minsi urebye abantu benshi ntibakunda inyigisho z'ijambo ry'Imana ahubwo bashaka ibitangaza niyi nama wagira abantu badukurikiye akoze cyane banyihanganire mfite ako ka gripe mu byukuri ngiye gukoresha ijambo ariko ntabwo ari ntibazarikoresha byose hari ahantu hamwe twasengeye noneho hazamo ubuvangirwe umugabo umwe aravangirwa arahanura tanga amasezerano urusengero rwose ararurangiza ibintu nk'ibyo ariko nyuma imyuka iranga mu bana myinshi isazi biratongora ajya gusarira muri gare Nyabugogo baramufata bamuvanayo noneho baramutuzanira twara abayobozi baho hantu turamuganiriza neza turavuga ati rero urabona ko wacanganye iki none ibi bintu gihorera ubuse ati ngewe ndabyihoreye rwose byo gusenga sinongera avuga ibyo guhanura nyine sinongera ngiye kuba umukristo gusa nitonde niceceke ese abantu wapakiyemo ibintu ngo urabahanurira bo bazakira bate aravuga ati icyo kiroroshye ati mugende mu maka ijambo ngira icyo mbabwira mbavure tutigenda ariko tugira ubwoba ko ari bwongera akabyica tugeze arabwira ati yemwe bakristo bene data ati abantu bose nahaye amasezerano mpanurira mbaha amasezerano ndagira ngo mubimene ni mubimene ntabwo ari bizima ni biziba ni mubimene ubundi mutangire bundi bushyashya mpamvu nanze kuvuga ntabwo twabimena byose kuko Bibiliya avuga ngo mugenzure byose hanyuma mugundire ibyiza ntabwo twabimena byose ariko noneho ni ukugira amakenga hanyuma ibisohoye ugashima Imana ibidasohoye ukabyihorera ko uti ndagutegereje nutaza nta n'igihombo nzaba mfite ntaba aribyo dushyira imbere tuvane mu mitima yacu kwimika cyane ubuhanuzi bw'ibintu ahubwo twimike ubugingo gushakashaka ubugingo no kumenya gutegereza impanda y'imperuka aho gutegereza ibintu by'isi ariko nitubibona tuzashima Imana kuko ubuzima bwacu burabikeneye none pastor mu gihe tugeze mu gihe cya nyuma iki gihe ni igihe gikomeye cyane abantu benshi ntabwo bazi aho turimo turerekeza n'aho turi nk'umupasitori ufite experience y'imyaka myinshi urebye n'imikorere ya antikristo niki ahantu tugeze niki wabwira abantu bakurikiye gusenga everyday ku mikorere ya antikristo ku buryo bakwiye kuba maso kurushaho ariko imikorere ya antikristo ni umuntu utariyerekana ariko kandi ni n'umwuka mubi ukorera mu bantu
ubwo antikristo akorera mu bantu rero azakoresha abantu agakorera mu bantu bigoye kumusesengura no gusobanura ibye kuko ba bantu baba bakumva kandi umeze nkaho urimo gusenya iterambere rigezweho. Ubuhanga antikristo yakoze aje kwibaba ry'iterambere, noneho rero kumurwanya bigaragara nko kurwanya iterambere. Isi ntiyapfa gukora kubivuga no kwihararwa, ariko n'ubundi ni hahandi hacu nyanyambwira ngo ni hahandi hanjye n'ubundi rusubiriyeho ruzanyura. Ariko noneho imikorere ya antikristo iragaragara kumugaragara. Niyobokamana ni imyuka irimo gukorera mo, kandi abakristo ibageze kure. Ndimo ndaga kuvuga itorero rye ntago azarishobora ariko abakristo abageze kure mu buryo bw'iyobokamana. Kubona umukristo batahushye, kubona umukristo batasize amavuta, kubona umukristo batarukije, batashyizemo iyo myuka y'uburyo bwinshi ni bakeya basigaye. Aho urumva ni ikigaragara kiri hari. Hanyuma muri ubu buryo rero azadutegera cyangwa yadutegeye no ku mibereho, ku buzima. Najyaga mbivuga kera, hari igihe rwose numbisubireho, hari igihe rwose kuzivuza izaba bisaba ko ufite ikimenyetso cya antikristo mu kiganza cyangwa mu ruhanga. Guhaha, kugura no kugurisha nyine kuko byanditse, kubika no kubikuza, kugenda, gutura no gutaha, ibyo byose hari igihe ubwo buzima buzibumba bugahurira hamwe mu kantu kamwe, mu kintu kimwe gisaba kandi kukigendana mu mubiri kugira ngo kidatakara. Ubwo se si imigani nciye byumvikana se, ntabwo byo kwiga mbese sesengura ngo ndebe ko namara kabiri niba bizakunda. Rero abaza amateka kundusha, intambara z'Abisiraheli na za Palestina bigenda biganisha ku isengwa ry'umusigiti uba hariya muri Yerusalemu no kubakwa kwa rwa rusengero. Njya numva babisobanura bati ni nk'abo gutamba bazatamba bataha urusengero irahari, inka zimara imyaka ingahe. Ibyo byose ibimenyetso. Ngewe rwose biragaragara imikorere ya antikristo, cyane cyane gushyiraho abantu ibimenyetso. Imyiteguro yararangiye, ni itangazo risigaje gutangwa igitondo kimwe. Kizakubwira ko Yesu ufite ari Kristo, nuko uzabona ibyaha bigenda bishira muri wowe, nibigutsinze bikakubabaza ntube fiyeri yabyo. Hanyuma igihe cyose uzabona ibyaha birimo bigenda biganza, uzibaze kuri Yesu ufite, usubire inyuma uvuge iti Kristo ngwino tubane, kuko ndabona uwundi mu kuvuga atari mu kugiza n'urugero mbese. Kubera ko ba Yesu ni benshi ariko Kristo ni umwe. Kristo rero kibwira ko ari ufite, nongere mbisubiremo, nuko ibyaha bigenda binesheka muri wowe, bigenda bishira. Nigeze kwigisha ahantu mbwira umuntu ubundi umukristo yagira n'ibyaga agakora icyaha nyine akakigwamo nk'uko nabivuze, ariko iyo usitaye ahantu ku kibuye ntabwo wongera kuhanyura. Ubutawicira rwuri tutazongera ukansitaza. Niba ugushijwe n'umugore menya ko habamo ibigusha nyine ujye uhungira kure. Niba ugushijwe n'ikigare bakaba bakunywesheje inzoga bakubeshyaga ngo tigasembuye, ugasanga karasembuye, ikongera gusubira muri icyo kigare hahungi. Hanyuma umugabo umwe yaravangiwe barayoba, ajyana n'abandi bayobye ngo bajya gutegereza Yesu ku Rusumo. Bagezeyo byarabaye, ntabwo ari nuko nanze kubavuga amazina. Bagezeyo Yesu ntiyaza, bucya ataje, ngo yababwiye ngo araza nijoro, ari imyuka yabashutse. Araza arihana mu itorero ko yavangiwe abamo. Bukeye rero aza kwa handi hantu nanone barayoba bazanamo ibintu by'ubuyobe, ntiriwe mvuga none aha ngaha. Agenda abwira pasiteri wabo ati mva kubwire mushumba, nayobye rimwe njya gusanganira Imana ku Rusumo, bukitaje sinzongera kuyobwa kabiri. Ubundi niko umuntu w'Imana amere. Iyo Satani amuyobeje avuga tunyureje rimwe ntuzongera kunyobya, nkoresheje iki kintu ariko sinzongera kugikora. Nguwo umuntu urimo Kristo. Ndabifuriza gutunga Kristo, Yesu Kristo. Na izina rya Yesu ryo ni rusange, habaho ba Yusito na ba Bari Yesu. Hari wigeze kuza hambere ngo hingukira muri Kongo ashaka kuza mu Rwanda, sinzi aho yaje guherera muri corona. Bahise ni amazina menshi. Ndabifuriza gutunga Kristo werekaniwe kumaraho. Hanyuma urukundo ruhebuje rutangaje nuko yatumenyesheje, Imana yatumenyesheje iryo zina nyine ritumaraho ibyaha. Yesu abaho. Reka tugushime, tukubwiye Imana iguhe umugisha. Reka dushime n'umuntu yabaye natwe muri kiganiro, tubwiye Imana iguhe umugisha. Reka dushime n'umuntu wakanze subscribe cyangwa ukoze sabone, cyangwa umuntu uzafata ibiganiro byacu akabisharinga. Tubona nawe Imana iguhe umugisha. Nawe ushobora kuba ubwa mbere ugeze kuri gusenga everyday, tugusaba ukanda subscribe cyangwa ukora sabone. Imana ibahe umugisha. Pasiteri wasengera abantu, hari abantu bayobye cyangwa baba barahuye n'izi nyigisho. Muri iri sengesho ugiye gusenga urasengera Imana bano bantu bashaka kuba dukurikiye, kuko hari abantu bashaka kuba bari kure, hari bashaka kuba bari hafi, umuntu atageraho nonaha. Ubasengere Imana ibabohore, kuko twagiye tubona bagiye baduhamagara, abantu bagiye babohoka, abantu bagiye bahinduka. Twagiye tubona ko Imana yagiye ikora, abantu bagiye banyura hano kuri gusenga everyday, abayigisha bagiye banyura hano, ubuto bagiye bukora imirimo n'ibitangaza. Imana yacu aba bantu bose bagize ibyago
bagahura n'imyuka yita Yesu kandi atari Kristo, aba bantu turabasengeye kuko ntago bagiye ari byo biteze, bagize ibyago bahurira n'umwambuzi mu nzira. Ariko icyiza cyawe Kristo no kuri umutunzi w'imbabazi, amaraso yawe arakeza agatunganya, keza umuntu akabonera rwose pe. None rero bagiriye neza abo bantu, duhereye ku banyabyaha bakoze ibyaha batarakumenya, kuba kwakireho umwami n'umukiza we nubagiriye neza. Ariko dusengeye cyane bibabaje abo bantu bakumenya bakamenya izina ryawe, bakaguhamya kuri umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ariko bagahura n'imyuka yishushanyije ikaza kubagiraho ingaruka, nk'uko basizwe amavuta bakigaragura hasi, baba bahushyeho bakigaragura, baba barukije bakigaragura, n'ibindi bagiye bakoresha tutazi. Mu izina rya Yesu Kristo turabasengeye mu bubasha bwawe Kristo Yesu n'umusaraba wawe, kugira ngo aba bantu bakire icyo cyago, iyo myuka mibi baveho, wongere ubavunjire umwuka w'Imana wera ubazeho. Mu izina rya Yesu habe impinduka, kandi uhereye umwanya tumaze kubasengera bumva impinduka mu bugingo bwabo no mu buzima bwabo, bongere bagire ibyishimo na zaburi n'ibihimbano by'umwuka. Urakoze urakarama rero, abasigaye nabo nyaboneka Imana bashobora kuyoba bataramenya gutandukanya uruhu n'icyatsi, ubakore ku maso, bagira amaso ahumutse, barebe bitegereze, bajye bagira amakenga aho banyura hose. Uhereye umunsi ibintu byose by'inzaduka bajye babigiraho amakenga, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, bajye mu bikwiye kugibwamo kandi ntibakayirohe cyangwa ngo barohame. Nyaboneka Imana byose ubifite mu kuboko kwawe, wabakiriza ubugingo, kandi ubugingo bwabo mu maboko yawe niho tubushyize, kandi bakize umutima w'ubwoba, ntibagire ubwoba kuko uracyahari nk'umwami n'umukiza. Urakoze urakarama rero, tuvuga bike nk'abantu, ariko umugara nakubwire byose ibyo wowe n'abakwiriye bahera ubuntu, tubiseye Imana mu izina rya Yesu, amen. Amen. Pastor, reka twishime tubw'Imana guhumugisha, tuvuge abantu mwari mudukwiye tubagire mu kiganiro naho ubutaha. Shalom shalom. Witeka umva gusenga kwanje, utaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushimwa imbere yawe, kumubavu no kumanika amaboko yanje, kube nk'igitambo cya nimugoroba.